Pastor twifuje ko mwatuganiriza ku gitabo cyangwa ku rwandiko rwa Filemoni, ariko dufitemwo ibibazo 10 tugiye kubabazaho. Ese ikibazo ca mbere Pastor, nubuhe butumwa buboneka mu rwandiko rwa Filemoni? Ubutumwa bwiza buboneka mu rwandiko rwa Filemoni ni ubutumwa bigira akamaro cyane. Nukuva mu mubata winjira mu mudendezo. Ubwo bata bavuga ni ububata bw'abantu, ububata bwa Kristo niwo mudendezo bashatse kuvuga. Pastor, ikibazo ca kabiri, abantu batatu bavugwa mu rwandiko rwa Filemoni, Afiya yarinde? Afiya yari umugore wa Filemoni. Arukipo yarinde? Arukipo yari umukristo ukundwa wagaburaga iby'Imana mu itoro ry'Ikorose, ariko akaba ari inshuti ya Filemo, akaza kenshi guteranira iwe bagasenga. Nizo mpamvu yari inshuti y'inkoramutima, ariko yari afite umumaro mu itoro ry'Ikorose. Byanditswe mu Bakolosayi igice cya 17 yari umuntu ufite umumaro cyane. Ikibazo ca gatandatu, nihe nyungu Pawulo abona mu gutandukana kwa Onesimo na Filemoni? Hari karindwi cy'Imana tujya dugomya gushimangira. Abari muri Kristo Yesu mukundane, abari muri Kristo Yesu mwemerane, abari muri Kristo Yesu mukomezanye, abari muri Kristo Yesu mwikorerane imitwaro, abari muri Kristo Yesu muhugurane, abari muri Kristo Yesu mwigishanye, abari muri Kristo Yesu muhumurizanye. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza. Mu bisazo muri kumwe nanje Imana Yakiza Edouard. Abari mu Rwanda twasubiye tubabwira ngo Imana ibaho umugisha, abari mu Burundi amahoro, abari muri Afrika mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge tubabwira turakunda kuri channel ya gusenga everyday mu inshuti zacu zakadasohoka. Abari mu Burayi twasubiye tubabwira ngo Imana ibaho umugisha, abari mu Birigi, abari muri Sweden, abari mu Faransa tubabwira ngo Imana ibaho umugisha mu inshuti zacu. Abari mu Amerika twasubiye tubabwira ngo Imana ibaho umugisha, abari muri Australia Imana ibahe umugisha mudukurikira, abari muri Asia mukurikira ibiganiro bya gusenga yo tubabwira ngo Imana iguhe umugisha. Ni gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, ariko no gusenga uzaneshwa. Nkuko rero mubona kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dr. Pastor Maziro. Aho Dr. Shalom. Amakuru yanyu? Turakomeye, Imana iracaturinze. Urugendo rwagenze neza Pastor? Sava bien. Imana ishimwe ko yabarinze mu rugendo. Ese nta ntasho mwavanye hariya mwagiye Pastor? Turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Pastor, watangira usenga Imana nkuko channel yacu itwa gusenga everyday. Imana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya. Itondo ciza cy'uyu munsi duhaye kubw'ubuntu bwawe atari benshi bakigezemo. Twafashe urugendo turi benshi, ariko siko bose bagarutse. Abagenda siko bose bagaruka, n'abagaruka bose siko bose bagera ibuhira, ariko wagize neza ko waturinze mu rugendo kuva ari Kampala kugira ngaha. Izina ryo rihabwa icubahiro. Ushimwe rero ko tugiye kwamamaza ishimwe ryawe nk'uko bisanzwe. Ijambo ryawe ritubera umunsi mutera imbaraga, ijambo ryawe ribashe guhindura benshi abaryumva bari mu mahanga yose ahatandukanye, kugira ngo babashe gukomezwa naryo, abatarahinduka nabo babashe gukizwa, bose binjire mu zitira izina ryawe. Ni kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amena. Kuva mu bubata bw'abantu binjira mu mudendezo wa Kristo, nuvuga ngo ububata bwa Kristo niwo mudendezo bashatse kuvuga, nkuko mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo waho wa 13 haravuga ngo mwahamagariwe umudendezo, ariko mwirinde mutawugira urwitwazo rwo kuyoborwa na kamere. Hari mu Bakorinto ba 2 rero ibice 3 umurongo wa 17 haravuga ngo uwo niwe mwuka, kandi umwuka niwe utera umudendezo. Iyo uvuye mu bubata bw'abantu ukinjira mu bubata bwa Kristo, nukuvuga ngo nibwo ugiye mu mudendezo wuzuye none, kuko ububata bwa Kristo bisobanura umudendezo. Agakunda Filemoni bagasengana, nizo mpamvu iryo toro baryise itoro ryo mu nzu. Onesiforo yarinde? Onesimo yari umugaragu wa Filemoni. Yakoraga imirimo yo mu rugo akayitunganya, aza kugirana ikibazo na Filemoni, turabivuga hanyuma, ariko ni umukozi wo mu nzu kwa Filemo. Abantu make y'urwandiko rwa Filemoni. Inshamake y'urwandiko rwa Filemoni abantu bayikenera bayibona he? Yego. Muri make Filemoni ni umukundwa yabyajwe na Paulo ubutumwa bwiza, ni umwana we mu buryo bw'umwuka.
noneho Onesimu akaba yari umukozi mu nzu kwa Filemoni. Paulo ntabwo yari azi Onesimu mbere, ariko akaba yarabyaje ubutumwa Filemoni ari inshuti mukundwa, kuko ijambo Filemoni isobanura ngo mukundwa. Paulo rero kuko urwandiko ruri mu nzandiko z'imbohe, ubundi yarwanditse ari muri prison i Roma, rwanditse muri 62 ari muri prison. Paulo ari muri prison rero, Onesimu aja kugirana ibibazo na Filemoni nk'umukozi we wo mu nzu, arahunga. Ahunze ageze i Roma aza gukora ibyaha nk'uko yari asanzwe yarakuwe no gukora ibyaha, baramufata. Bamwinjize mu nzu y'imbohe, asanga Paulo arimo yigisha izindi mbohe, nawe yumva ubutumwa bwiza. Bwa butumwa bwiza buza gukora igitangaza, buhindura Onesimu. Noneho buri wese umaze kwakira ubutumwa bwiza agatanga ubuhamya. Onesimu atanze ubuhamya, avuga ko asaba imbabazi Imana, akaba asaba n'imbabazi Filemoni nubwo batari kumwe, kuko yamukoreye ibizira, aragenda arahunga, ariko bakaba batakiri kumwe. Paulo yumvise ko uwo muntu yari umukozi mu nzu kwa Filemoni, kandi azi ko Filemoni ari umwana we mukundwa mu byo kwizera, aravuga ati ntacu kibaye kandi ntugipfuye, ahubwo ishimwe n'icubahiro nuko ari imbata kwa Filemoni, imbata y'abantu, ariko ubwo wakira ubutumwa bwiza hamwe nanje ubaye imbata ya Kristo Yesu. Imana ishimwe. Noneho rero ntacu kibaye, n'ibyo yarazakuziza nzabigukiza. Nizo mpamvu Filemoni atongeye gukurikirana ibya Onesimu, kuko yaramaze kubona urwandiko Paulo amwandikiye abivugamo ko agomba kumwakira n'umutima mwiza nk'uko nawe yamwakira. Pastor, ikibazo ushakane ni kuki Onesimu yagize umumaro hanyuma kuruta mbere? Yari imbata y'abantu agakora imirimo myiza kwa Filemoni, ariko gukora imirimo myiza uri imbata y'abantu ntabwo bihesha ubugingo. Kuba rero yaratorotse nubwo yakoze amanyanga, yaje gukizwa. Kandi ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa ibice 12 ngo umurongo wa 30 haravuga ngo iyo minsi yo kujijwa Imana yari yirengagije. Onesimu yakira ubutumwa bwiza mu nzu y'imbohe bwa Paulo, Imana yirengagije ibicumuro yakoreye Filemoni. Noneho rero kuko yaravuye mu bata bw'abantu, akaba amerewe neza, no kuko ahindutse imbata ya Kristo, akaba yakira ubutumwa bwiza, yakiriye ububata buhesha ubugingo. Nizo mpamvu hari inyungu nyinshi. Urakoze Pastor. Ikibazo cya gatanu ni kuki Paulo yirengagije gukoresha ubutware bwo kugumana Onesimu? Yari afite ubutware bwo kugumana Onesimu kuko Filemoni nawe yari umwana we, na Onesimu yari ahindutse umwana we. Kwanga gukoresha ubutware nubwo yari azi ko Filemoni atamugisha impaka, kwari ukugira ngo aheshe abantu kumva umutima wo guca bugufi bari muri Kristo Yesu, nk'uko byanditswe mu Bafilipi igice cya 2:4 havuga ngo umuntu wese muri mwe aho kwizirikana ubwe ahubwo azirikane n'abandi. Hari ijambo ry'Imana ravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yari afite akamero cy'Imana, ngo ariko ntabwo yatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, agira akamero k'umugaragu w'imbata, araganduka ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nicyo cyatumye Imana imuha izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose arayo mu ijuru, arayo mu isi, arayo munsi y'isi amupfukamire, kandi iminwa yose ihimbaze ko Yesu Kristo ahindutse Uwiteka. Ka kamero cy'Imana Yesu atashatse kugundira kisiga ubusa, Imana irongera imuhindura, akaba ari we wabyaje ubutumwa bwiza Filemoni na Onesimu. Yashatse kwerekana umutima wa Kristo Yesu, aravuga ati nubwo mbaruta wowe Onesimu na Filemoni ndabaruta kubona babyaje ubutumwa bwiza, ariko iyo umuntu akijijwe ntabwo ahinduka imbata, ahubwo aba mwene se muri Kristo Yesu. Wowe rero na Filemoni muri bene data, nababyaje ubutumwa, mbafite uburenganzira kuko nanje nakoze ibyingira mu maro, ariko sinkoresheje ubutware kugira ngo mbigishe guca bugufi, mbashira mu mutima muri Kristo Yesu wo guhara kamero cy'Imana, ntatekereze ko ari byo kugundirwa ahubwo akisiga ubusa, kugira ngo ashirwe hejuru n'Imana, abashe kuhamiriza no kubona icubahiro cyose yabashe gusiga. Paulo rero afite icubahiro kubyaza ubutumwa abantu, ariko agaca bugufi kugira ngo Imana abe imushira hejuru. Nico yashakaga. Hari inyungu ikomeye cyane, ahangaha. Bahuye ari batatu, bari baziranye ari babiri. Onesimu yari imbata ya Filemoni,
amaze kwakira ubutumwa ntiyongera kuba imbata ya Filemoni, ahubwo ahinduka mwene se muri Kristo Yesu. ubwo ni ukuvuga ngo habonetse ibyene se bitatu. Ahangaha Filemoni na Onesimo barabanye igihe gito, kandi iyo Onesimo adakora icyaha kwa Filemoni bari kubana igihe gito kuko ari abantu bapfa. Ariko inyungu Pawulo ashaka gusobanura ngo nje na Onesimo na Filebo tubaye bene se muri Kristo Yesu, kandi noneho ntituzabana igihe gito nk'abakozi bo mu rugo, ahubwo tuzabana iteka mu bwami bw'Imana. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 7 erekana ishusho ya Kristo mu rwandiko rwa Filemoni. Ari ishusho ya Kristo hariya ku murongo wa 17 na 18, kuko urwandiko rwa Filemoni ni igitabo Paulo yamwandikiye, ariko ni kimwe mu nzandiko enye z'imbohe. Nuvuga ngo les épîtres de la captivité. Mu nzandiko 13 hari menye yanditse ari mu nzu y'imbohe. Urwa mbere ni Abakolosayi, urwa kabiri ni Filemoni, urwa gatatu ni Abaefeso, urwa nyuma yaherukije ni Abafilipi. Uko zanditswe muri Bibiliya siko zikurikirana mu mateka. Nuvuga ngo muri Bibiliya baravuga ngo Abaefeso, Abafilipi, Abakolosayi, Filemoni igaheruka. Ariko mu mateka habanza Abakolosayi, hagakurikiraho Filemoni, hagakurikiraho Abaefeso, hagaheruka Abafilipi. Nirwo yanditse asoza mu mwaka 63 nirwo yaheruka mu nzandiko z'imbohe. Ahangaha rero ishusho ya Kristo ihari. Pawulo amaze kumva uburemere bw'ibyaha Onesimo yakoreye Filemoni, yabibonye nk'ibitariho kubwo kwakira ubutumwa bwiza bwa Onesimo. Noneho yandika aya magambo kuri 17 na 18, aravuga ngo nuko rero wakire Onesimo atari nk'imbata, ahubwo nka mwene so, kandi umwakire nk'uko wanyakira. Ku murongo wa 18 aravuga ngo kandi niba hari ibyo yagucumuyeho cyangwa niba kuri mu mwenda ubimbareho. Iriya shusho ya Kristo ishushanya kwikorera ibyaha by'abantu rimwe. Ijambo ry'Imana riravuga muri Petero ya mbere igice cya 3 murongo wa 18 ngo nk'uko Kristo Yesu yababarijwe abanyabyaha, niko n'umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa kugira ngo abayobore ku Mana. Ahangaha rero ashaka kwerekana ishusho ya Kristo mu kwikorera ibyaha bya rubanda. Ahangaha Paulo yagaragaje ishusho ya Kristo nk'uko Yesu nawe hariya muri Esaya ibice 53 murongo wa 4 kugeza kwa 5 avuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo. None wara ku murongo wa 5 uravuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cari kuriwe, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Irashusho ya Kristo yo kwikorera ibicumuro by'abantu rimwe, akabibambarwa ku giti kandi akadukirisha imibyimba ye, niyo Paulo yashatse kwerekana mu shusho yo kuvuga ngo ibyaha byose Onesimo yakoze akiri iwawe ndabyikoreye, imyenda yose agufitiye ndayikoreye, ariko nawe umenye kundi mu mwenda kuko nakubyaje ubutumwa ntugire icumva kandi ukabuzahabwa ubugingo. Ndabyikoreye ibyo yaguhemukiye byose, ndabyikoreye. Niba utabasha kubyihanganira we kongera kubibara kuri Onesimo, ahubwo ubimbareho. Ni ishusho ya Kristo Yesu. Ntabwo Yesu yabambwe dusabye imbabazi, ntabwo Imana yadukunze bitange Yesu Kristo ari uko dusabye imbabazi. Oya, ahubwo tukiri abanyabyaha Kristo yaradupfiriye bigashushanya urukundo rw'Imana. Hariya rero Paulo yikoreye ibicumuro bya Onesimo imbere ya Filemoni, kuko Kristo yikoreye ibyaha by'abari mu isi imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse muri we, ahubwo yaratutswe ntiyabasubiza, arakubitwa ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yidacurwa kibera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwe yikoreye ibicumuro byaca bibambanwa ku giti, kandi imibyimba ye niyo yadukirishije. Niyo barivuga ngo yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, imibyimba ye niyo yadukirisha. Ubwo Paulo yakiriye ishusho yo kwikorera ibicumuro byose bya Onesimo imbere ya Filemoni. Noneho abyereka abantu kugira ngo n'abera bose bo ku isi
baje bashobora kwikorera ibicumuro bya bagenzi babo kugira ngo babashe kubayobora ku Mana. Pastor akoze ikibazo cya munani, ni impamvu ki Pawulo akoresha amagambo mu kwandika n'ukuboko kwe mu rwandiko rwa Filemoni, izindi zandiko zo Pawulo zanditswe nande? Ubundi cyo bavuga ngo urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abaroma, urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere, urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri, rwaba urw'Abagalatiya, rwaba urw'Abaefeso, rwaba urw'Abafilipi, rwaba urw'Abakolosayi, rwaba urw'Abatesaloniki ba mbere, Abatesaloniki ba kabiri, rwaba Timoteyo ya mbere, Timoteyo wa kabiri, noneho na Tito na Filemoni uko ari 13 inzandiko za Pawulo ni igitekerezo cye. Ariko uwari ufite igitekerezo kenshi si wafata gikaramu. Ahangaha rero Pawulo yatanga igitekerezo akagira sekreteri wandika Abaroma. Ahangaha rero turabona ba Siruwamu, turabona na ba Timoteyo n'abandi bamuherekezaga, ariko kuri uru rwandiko atanze umwihariko. Aravuga ngo igitekerezo cyo muri Filemoni ni icanje, n'intoke zanditse ni izanje. Bigaragaza ko mu zindi nzandiko ni igitekerezo yatangaga, ariko agashaka sekreteri akandika. Niyo difference yashatse gushiraho gusa. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 9, ni irihe sano riboneka hagati y'urwandiko rwa Filemoni n'izindi nzandiko z'imbohe cyangwa itandukaniro? Isano zifitanye nuko kwarenye. Abaefeso, Abafilipi, Abakolosayi, Filemoni yazanditse ari mu nzu y'imbohe. Kuko navuze ngo uko zikurikirana nono mu myaka yo kwandikwa, habanza Abakolosayi, agakurikiraho Filemoni, agakurikiraho Abaefeso n'Abafilipi. Zose yazanditse ari mu nzu y'imbohe. Ibyo birahuye. Kandi icya kabiri bihuje nuko zigaragaza uruhari rwa Kristo afite muri ubwo butumwa bwiza butangwa muri izo nzandiko. Na nizo mpamvu babita ngo les épîtres de la captivité cyangwa les épîtres christologiques. Yego. Ahangaha rero itandukaniro ryaboneka nuko izindi nzandiko uko ari 3 yazandikiye amatsinda y'abantu cyangwa amatorero, itorero rya Efeso, itorero ry'Ikorose, itorero noneho ry'Filipi. Ahangaha kuri Filemoni yandikira umuntu individi. Ibyo yandikiye umuntu comme individi bitandukanye n'ibyo yandikiye itorero muri rusange, ariko centre ni uruhari Kristo afite mu myizerere y'abantu. Ahangaha rero Filemoni nizo mpamvu yashizemo difference. Aravuga ngo ubwo nta kwandikiye nk'itorero ndariremera mu nzu yawe, ndakwandikiye n'itorero ryo mu nzu. Undahirize Afiya umugore wawe, undahirize Arekipo umukristo mukundwa w'itorero ry'Ikorose, ariko undahirize n'itorero ryo mu nzu, kuko we atabarijwe mu itorero ry'akarere nk'abandi. Niyo difference. Pastor akoze ikibazo cya 10, urwandiko rwa Filemoni rukumariye iki mu buzima bwa gikristo? Nk'abakristo arico twakunguka muri urwandiko rwa Filemoni. Ahangaha ishano kuvuga ngo ntabwo dukwiriye gutanga imbabazi kuko twazisabwe, ahubwo dukwiriye gutanga imbabazi kuko Imana yaziduhaye. Hariya mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 8 haravuga ngo iki nicyo kigaragaza urukundo rw'Imana, nuko tukiri abanyabyaha Kristo yadupfiriye. Ahangaha rero imbabazi ntabwo zitangwa kuko bazigusabye, nk'uko n'Imana itaduhaye Yesu dupfukamye ngo dusabe imbabazi, ahubwo biri mu rukundo rwayo. Ahangaha tumenye neza ubutumwa bwiza bwimbitse yuko dutanga imbabazi ku bazidusabye no ku batarazidusabye, kugira ngo tugaragaze uko Imana yebeye gutanga Yesu tudasabye imbabazi kandi tutihanye, ariko urukundo rwayo rukagaragara kuko yatanze Yesu Kristo akabambwa tukiri abanyabyaha tutihanye. Na nizo mpamvu imbabazi z'Imana zirababarira zikagera no kutasabye imbabazi kuko bamwe babitekerezaga. Ubu ni ubutumwa bwiza rero bw'iteka bw'uko tubabarira abakiranutsi, tukabara n'abanyabyaha, tukabarira batugiriye nabi, tukabara n'abatugiriye neza. Muri Matayo 5:43 haravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe ariko wanjye umwanzi wawe. Ariko nge ndavuze ngo ukunde umwanzi wawe, umusabire ku Mana kugira ngo yite umwana w'Imana. Yavugaga mu bwije aravuga ngo mukunda abanzi banyu, musabira ababarenganya kugira ngo mwitwe abana b'Imana bazo mu ijuru, kuko Uwiteka Imana nawe avubira imvura ababi n'abeza,
abagome n'abakiranutsi akabamurikishiriza izuba. Ahangaha aravuze rero ngo nituramutse abaturamutsa turaduhanye n'abakoresha bikoro barabikora, nitukunda bene wacu n'abanyabyaha barabikora, ariko aravuga ngo tube dukiranuka nk'uko data wo mu ijuru akiranuka. Ahangaha igaragara ubutumwa bwiza n'ico bitumariye nuko tuja turababarira abadusabye imbabazi n'abatarazidusabye. Kuko hari igihe ubwira umuntu uti mwene data wakwihangana kuri umukristo ukamubabara ngo ntiyaje kunsaba imbabazi, ngo njya nari niteguye, ngo nari nanagiye nabyiteguye, ngo ariko ntiyaboneka ngo nsaba imbabazi. Oya, umukristo suko areba. Kristo yadupfiriye tukiri abanyabyaha, Imana itanga Yesu Kristo tutihanye. Umukiranutsi nawe akwiye kubabarira n'abataramusabye imbabazi kugira ngo asoze rira sezerano ryo muri Matayo 6:9-14 havuga ngo ku murongo wa 10 haravuga ngo utuharire imyenda yacu nkuko natwe twahariye abari mu imyenda yacu. Mana unkunde nkuko nkunda abantu, Mana ungirire neza nkuko ngirira neza abantu, Mana unyite nkuko nita ku bantu, Mana umenye ubukene bwanje nkuko menye ubukene bw'abantu, Mana wihanganira ibicumuro byanje nkuko nanjye nihanganira ibicumuro by'abandi. Hari ku murongo wa 14 haravuga ngo n'uwa 15 nuko rero nimubabarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru azabababarira, ariko nimutababarira abantu ibyaha babakoreye na so mu ijuru ntazababarira. Ico dushaka ni ukubabarirwa na data wo mu ijuru, natwe twemera guhara ibicumuro bagenzi bacu batugiriye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo si ngombwa rero ngo ukwangaze, si ngombwa ngo waguhemukiye aze, si ngombwa ngo wagucumuyeho aze, ahubwo ubutumwa bwiza buboneka ahangaha nuko twatekereza abaduhemukiye bose tukababarira, abo twahemukiye bose tukabasaba imbabazi, nubwo batatubwiye ngo dusabe imbabazi tukazisaba, ariko n'abataradusabye imbabazi baraduhemukiye nabo tukabababarira, kuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha ngo nico kigaragaza urukundo rw'Imana. Paulo rero avuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, kuko Imana yatanze Yesu akabyemera bisi badasabye imbabazi kandi akaba incungu ya bose, nk'uko ijambo ry'Imana ryanditswe hariya muri Yohana ya mbere igice cya 2 umurongo wa 1 avuga ngo bana bato ndabinginga ngo mudakora icyaha, ariko ntihagira ukora icyaha, dufite umurengezi udusabira ku Mana ari we Yesu Kristo. Uwo nguwo niwe mpongano y'ibyaha byacu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo si ibyaha byacu gusa, ahubwo ni iby'abari mu isi bose. Pastor akoze, Imana iguhumugisha. Ese pastor ikintu wakongeraho? Icyo nakongeraho nugira ngo uru rwandiko rufite uruhari rukomeye mu gucungurwa. Nukuvuga ngo Paulo yemeye guca bugufi yigira incungu ya Onesimo, yagombwe no kubambwa, yagombwe no kwicwa, ariko Paulo yemera kwikorera ibicumuro bye, noneho ahinduka incungu ya Onesimo imbere ya Filemoni. Kandi guhinduka incungu ya Onesimo imbere ya Filemoni bituma Paulo na Filemoni na Onesimo bahinduka imbata z'abana iteka mu bwami bw'Imana. Bene data, mukundane kandi mwikorerane imitwaro, kuko kugira ngo mwuzuze kubaho kwiteka, mwuzuze kuzabana na bene so muri Kristo Yesu mu bwami budashira. Ni Pastor Mpaziwe gubagejeje iki kiganiro kuri channel ya Gusenga Everyday. Nimero ya WhatsApp 0786 966 0786 966 0786 kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze, Imana ibaho umugisha mu butumwa bwiza bwa Filemoni. Murakoze. Pastor wasoza usenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye turaguhimbaje. Gizeneza uyu mwanya mwiza tumaze gusangiza bene data amagambo yawe, kandi waravuze ngo abana b'abantu ntago bazahora batungwa n'imitsima gusa, wahubwo iteka ryose bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka.
turi imbere yawe rero kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe, kandi waduhaye isezerano mu butumwa bukomeye ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bose kuba abigishwa banje, mubatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, kandi mubatoza kwitondera ibyo nababwiye, nanje ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Mana, turasabye kugira ngo uzabane natwe, ubane n'abamamaza ubutumwa bwiza mu mahanga yose, kandi uzakomeze kubarinda kugeza ku mpera y'isi, kugeza ubwo uzagaruka mu bwiza bwawe, maze itorero rikagusanganira ryiteguye kugira ngo turabwe ubugingo buhoraho. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pastor wakoze, Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yabanye natwe mu biganiro gitangira akabasuzumye natwe tubwira ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yakanze subscribe cyangwa sabone tubwira ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabisangiza inshuti ye tukubwira ngo Imana iguhe umugisha, Imana guhire. Ikiganiro naho gutaha. Shalom shalom shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.